DDK TV Gospel Show. Reka rero mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ab'iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mudukurikiye. Imana ikomeze kuba umugisha. Burya rero iyo mudukurikiye turishima cyane, ntabwo mwari mubizi. Ni intunga ikomeye cyane muba muduhaye, muba mutubwiye ngo nejo courage uzongere. Imana rero ibaho umugisha. Reka nsuhuzaho muri East Africa, ndahera Tanzania, tunamkia sana. Mubarikiwe kabisa, mnatufuata na sisi tunafurahi sana, tunasikia tuko juu kabisa. Na nyie pia mahali mulipopote tunawasalimia, tunawaamkia sana. Tunawasuhuje abi Burundi, Imana ibahe umugisha cyane. Tunawasalimia sehemu za Kongo, mbarikiwe sana. Tubaramusiza nnyo muri Nyali ya Katonda, Mukama waffe abawo mukisa. Turabakunda, turanezerwa cyane, tusanyukide nnyo okubategedda, mutuwandikira, mutwerabira. Mukama waffe abawe omukisa. Ubwo rero twari turi gusuhuza abantu b'i Bugande, mudukurikiye. Ikiganiro cyacu ni gicya cyane, ariko turanezerwa cyane iyo turi kubabona. Niyo mpamvu tuba tuvuze ngo namwe mwisange, twabasuhuje. Imana ibaho umugisha cyane. Rero tugiye kuganira muri uyu mwanya, tugiye kuganira ku bantu b'abasore bake cyane, ariko bagiye bandika amateka cyane, bagiye bari mu ndirimbo zitandukanye. Indirimbo muzi nk'umunyagara, nta munyagara w'isengesho, ntaki murabizi namwe. Izo ndirimbo zagiye zikora ibitangaza, zagiye zikora imirimo ikomeye cyane. Abo rero nta bandi ni Yesu araje rwose. Tugiye kubakiniraho gatoya kuri iyo ndirimbo, igice kimwe na chorus, ubundi tugaruke dubahamagarira umutumirwa tuvugana nawe. Imana ikomeze kubaha umugisha cyane. Murakoze, mwabyumve indirimbo yabo iryoshye, ndetse muri iyi minsi bari gukora bakoze imeze neza, ifite amashusho meza, n'abasore bambaye neza. Ariko mu by'ukuri turaza kubabariza umutumirwa wacu kuri telefone nk'uko mumaze kubimenyera. Impamvu ndi kubona hari abatarimo, ese byagenze gute? Niyo ngorane bahuye nayo, niyo mbogamizi bafite bagize ko mbona batari kuboneka muri iyi minsi. Aho ntiwasanga hari abavuyemo. Turabatumirira rero umutumirwa wacu, nawe atugezeho indonido cyangwa se imva n'imvano, cyangwa se impamvu baba batari kugaragaramo. Ni ukuri icyo tubabereyeho ni ukugira ngo tubamenyere ibyo bintu bitandukanye, ndetse tubagezeho byinshi byiza, kandi namwe murusheho kutugira inama, murusheho kugira inama abo ngabo. Ndetse izo ndirimbo zabo nziza muzirebe, munabasange kuri izo channel zabo. Channel ya Yesu araje, mubabwire muti wow, mwakoze neza, mwarakoze kudahirima, mwarakoze kutagwa, muri intwari cyane. Mubasange rero, mukore subscribe, like na comment kuri channel yabo. Utakomeze kuba umugisha. Reka tugaruke tubaganiriza uwo mutumirwa wacu. Halo. Ya, mumeze mute Amieri? Turaho, turashima Imana ikiturinze, ikitubeshejeho. Amen rwose. Imana iguhe umugisha cyane. Nejejwe nuko nguhamagaye muri aka kanya. Urakoze cyane kumpamagara Didier. Nagira ngo mbanze nkumenyeshe yuko ikiganiro tugiye kugirana mu by'ukuri kigomba gukurikirwa n'abantu benshi kandi bo kuri YouTube. Urabitwemerera? ntacyo bitwaye, ni ukuri ndabyemeye.
ya Imana iguha umugisha cyane. Rero mu by'ukuri nagira ngo wenda tutarondogoye dutangire twibwira abadukurikiye, ubabwira amazina yawe, inshingano ufite, impano ufite muri rusange n'ukuri, kugira ngo batangire bazi ngo ninde bagiye kuganira nawe mu buryo burambuye. urakoze cyane Didier. Amazina yanjye nitwa Nsengimana Amiel. Nsengimana Amiel, yego. Yego rwose, nkaba rero impano zo mfite ni nyinshi. Yego. Uje ku kintu cy'impano cyane, ariko ndi umuririmbyi ukunda kuririmba cyane indirimbo z'Imana. Amen. Abantu benshi nizo banzeho. Ikindi banze mu bikorwa byinshi bitandukanye, wenda ndi buze kugusobanurira mu mwanya uri imbere. Murakoze. Wow, Imana iguha umugisha cyane. Uratubwiye uti njyewe mfite impano nyinshi zitandukanye, hari impano yo kuririmba, impano yo guproducinga. No, ibyo rwose nari mvuze ngo ndaza kubikubwira mu mwanya uri imbere, ariko warubirimitse nshatse nanjye kugucimuza kugira ngo ubwire abadukurikiye. Turaza gushyira mu buryo wenda burambuye uburyo ubikora. Turaza gushyira mu buryo burambuye, ariko wababwira mu by'ukuri mu magambo make y'impine n'inshingano ukora, yaba muri korari, yaba inshingano y'akazi ukora, akazi kawe bwite kagutunze, kugira ngo nabo babimenye. Turaza noneho kubyinjiramo tubisesengure mu by'ukuri. Nk'uko ubivuze, abantu benshi banzi muri korari Yesaraje. Yego. Hari n'abagiye bambona muri korari Abarimbuzi, kuko niyo nahereyemo. Ariko cyane cyane reka tugaruke kuri Yesaraje kuko niyo ndimo ubu ngubu. Yego. Muri Yesaraje rero ndimo nk'umuririmbyi uririmba ijwi rya baze, kandi nkaba ndi umutoza wayo, nkaba ndi umucuranzi wayo, nkaba ndi umuproducer ukora audio, ukora video. Ibyo byose ni bya korari, mbikorera korari, ariko sina korari gusa, n'andi makorari menshi atandukanye ndayakorera, amenshi aranzi rwose kuri icyo kintu. Wow, ariko rero uranantunguye kuko muri surprise wangu ntabwo nari nzi jewe yuko rero uproducinga amajwi, uproducinga video. Mva uhubwo urandenye. None se ahubwo mbwiza ukuri, wenda duce tuninjiramo, ntangirira aho ngaho. Ibintu bijyanye n'amajwi waba warabitangiye ryari se? Waba ufite studio? Iyo studio siherereye kugira ngo n'abadukurikiye muri aka kanya babe bagana Nsengimana Amiel bazi ngo akorera he, ese ibintu akora afite studio cyangwa ni kwa kundi umuproducer aba ari umuproducer ariko akaba ajya mu yandi studio y'abandi? Ibi bintu bimazemo imyaka itari mikeya, igera ku myaka 10. Reka ni ukuvuga ngo nabanje kuba umutoza w'amakorari. Yego. Maze kuba umutoza w'amakorari nkajya nanayacurangira, birumvikana kuko gucuranga byo nari mbizi. Yego. Hanyuma igihe kiza kugera nshinga studio. Yego. Nshinga ku Gisozi, kandi na n'ubu nkorera muri imyaka yose 10 uko ishize. Yego. Nangira gukora amaudio biza kuvaho, hanyuma nkurikizaho no gukora amavideo. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu mbimazemo igihe kirekire cyane. Uravuze ngo uza kuva muri audio ujya muri video. Audio warayiretse? Ntabwo nayiretse kuko byose birunganirana. Udaconfusing abamukurikiye rwose. Yego. Korari ije igakorera muri studio video nako audio. Bemera ko nyikorera na video, kandi nkabakora ku giciro gito cyane kuko byose biba byakoreye wanjye muri studio. Ntabwo mbahenda rwose, ntabwo mbahenda amakorari menshi nyakorera arabizi. Wow, Imana iguha umugisha cyane. Ntabwo genda n'inzi iyo mpano ifite, nanjye mbimenyeyeho. Ikindi n'abadukurikiye mu by'ukuri mwabyumvise, Nsengimana Amiel ni umuririmbyi, ni umucuranzi, ni umuproducer w'amajwi ndetse n'amashusho. Ni ukuri murumva ko abantu baba babitse impano ariko bakazihererana. Ni nayo mpamvu rero navuze ngo kuri DDK TV Gospel Show tuzajya tubagendera, tubahe rwose, tubamenyere ibyo bintu byose, ndetse namwe ubwanyu tubibagezeho, mubashe kumenya aho mwagana mukeneye gukora ibintu runaka. Ubwo rero mwabyumviye ko na Amiel ni umwe mu bantu mugiye kujya mugana. Amiel rero dusimbutse gakeya, reka twiganire kuri korari Yesaraje. Yego. Yesaraje ari indirimbo ifite yitwa Ihumure. Yego. Ariyo bita Humura.
ya humura hakaba hari n'indi bita hakaba hari n'indi ariko iyo tumaze iminsi dusohoye iyo yajeho imbere ho gatoya hari iyo twita ibitangaza bitatu niyo iherutse kuri YouTube. Ibitangaza bitatu. Yego. Okay, ndeka tuganire kuri iyo humura. Yego. Niturangiza tuganire ku bitangaza bitatu. Ndetse ndavuga yuko turi bushyireho akavideo gatoya yaba kuri ihumura n'ibitangaza bitatu, tubereke ibikorwa muri gukora muri iyi minsi. Tuzi neza ko muri korali ikomeye, korali rwose yanditse ibigwi, korali yamenyekanye ku Munyagara, korali imenyekana ku ndirimbo nyinshi zitandukanye. Ni na korali mu by'ukuri muri iyi minsi tubona n'ubundi ikiri gukora, ariko wadusangiza mu by'ukuri ibikorwa mufite. Iyo ndirimbo duhere kuhuri humura. Ano kuvuga ngo iriya ndirimbo twayihimbye dusa nkaho tubabaye kuko Satani yaturashe imyambi mu minsi yashize. Yego. Ndetse abantu benshi batangira kubona ko korali yasaraje isa nkaho itakiriho, isa nkaho isenyutse mu by'ukuri, isa nkaho isenyutse. Ariko kubera ko umurimo ari uw'Imana, korali yasaraje iriho, twandika rero indirimbo yitwa humura kubera ko natwe yadukozeho. Ariko cyane cyane iyo ndirimbo yavugaga cyane harimo akavideo wenda bakabona abantu ku bijyanye n'imiryango, aho umugabo ajya guhaha yavunitse ntabwo atagize, akazana agafu, noneho umugore akakamucira akamusuka agafu mu mutwe, bigaragare ko uwo muryango utabanye neza, ndetse umugore atishimiye ubwo buzima bw'uwo mugabo uburyo ahahira urugo. Noneho si n'icyo gusa nyine twaganishije ku mugabo, ariko no ku bagore bijya bibabaho, ugasanga umugabo arimo aramujojobya ibintu nk'ibyo. Rero indirimbo itanga ihumure cyane ku bantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye, ko mu ijoro hari Imana kandi ishobora byose. Amen, amen. Ni ukuri mwarakoze, ariko wenda tugaruka inyuma gatoya aho wari uvuze uti iyi ndirimbo twayihimbye dufite ibibazo byinshi, tuvuye mu bigeragezo bikomeye cyane. Ntago watunosheraho gatoya kuri ibyo bigeragezo mwari mwahuye nabyo? Twahuye n'ibigeragezo. Yego. Bamwe mu baririmbyi ba korali yasaraje, murabona ko korali yacu yari abantu 4. Yego. Ntabwo nzi ikintu cyabiteye, ntabwo nzi umutima wabajemo. Bamwe barifata bava muri korali, kandi bava muri korali yari ifite gahunda yo kuririmba muri icyo cyumweru. Urebe ngo abantu 4 havuyemo 2, kandi korali ifite gahunda yo kuririmba saa 5 muri icyo cyumweru bavuyemo. Byari urugamba rukaze kumva ngo abantu bavuye muri korali utazi ngo ni iki kibavanyemo. Noneho hakabaho nuko gahunda yo kuririmba saa 5 urumva byasabaga imbaraga nyinshi kugira ngo ushaka abandi baririmbyi baze baririmbe mu mwanya wabo ngabo. Ntabwo byari byoroshye. Bwana Miyeri, buriya ntago mu by'ukuri abantu barifashe bava muri korali, nta n'akantu na gato k'intandaro bahita bagenda gusa? Ntabwo byabura. Yego. Twari tumaze iminsi itorero riduharinya neza 6. Yego. Bitewe no kutubahiriza inshingano, nk'uko twagiye kuririmba, ubuyobozi bw'itorero na korali naho twagiye bitanogejwe neza. Yego. Tugarutse itorero rifata umwanzuro wo kuduhana. Yego. Bamwe mu baririmbyi bari bari muri korali bo ntibafata uwo mwanzuro, ntibawakira ngo bumve yuko itorero ari umubyeyi kandi itorero rihana. Yego. Muri iyo minsi rero twari turi muri icyo gihano, tubona ko n'ubundi bitoroshye. Turabanga byiza reka dushaka abaririmbyi bandi biyongera muri tube 6. Yego. Abo baririmbyi baraza, dutangira amarepetisiyo n'abo bandi bahari. Sinzi rero ukuntu byaje kugenda, umutima waje kuza muri abo ngabo, bafata umwanzuro wo kuva muri korali, nabo bataramenyera, nubwo bari barimo, ariko bari bataramenyera korali
bataranayakira ariko turi muri procedure zo kuyakira zo kubakiriza yego ariko bagiye neza itorero rimaze kwakira abo bantu bwa nyuma ariko batararirimba. ntabwo byaba byaraturutse hari ku bwumvikane buke mwaragize kuzana abo bashya? oya ntabwo aribwo bwumve kuko mbere tuvugana ko abo baririmbyi bakenewe ndetse baraza dutangira no kurepeta nabo bahari yego urumva ntabwo ariyo mpamvu ntekereza ko njye impamvu yabaye ko itorero ryafashe umwanzuro wo kuduhana nyamara n'ubwo baduhanye n'ubundi ntabwo abaririmbyi twabyumvaga kimwe bamwe baravuga bati twakoze amakosa abandi bati oya ntayo bafata umwanzuro nyine wo kuvuga ngo tuvuyemo twebwe turagiye. ni ukuri hari ibintu bijya bikunda kuba byahwiwiswa mu magambo atandukanye wenda bavuga bati ariko se buriya kuba muri bakeya ntabwo ari impamvu yo kuba haravutsemo ikibazo cyo kubarira amafaranga kwa bamwe wenda bari abayobozi ugasanga ntimubyumvikanyeho byo ntabwo icyo kibazo cyaba cyaravutse wenda kikateza iyo ntugunda bigatuma mutandukana? oya iby'amafaranga byo ntabwo ntekereza ko ibyo byakagombye kudutandukanya kandi niyo ibyo bintu byaba abantu bakaganira ibyo bintu bigakemuka ariko ntabwo ari byo rwose pe ahubwo habayeho izo mpamvu wumva zidasobanurira abantu ngo ni ibiki. ubwo muri make twavuga yuko ari uburyo bwo kwivumbura nko kwitoro kuba barabaye icyo gihano se? yes nicyo gishoboka nicyo njye nabonye wow. none reka tukubaze Amiel, wenda twagushimiye kuba waduhaye uyu mwanya tukaganira kuri iyi indirimbo niyo tukiriho tuvuga ati muhumura kandi tukagira ngo twinjire mu mateka ya korali tumenye se uko guhumura mu by'ukuri birumvikana ko kubura abaririmbyi. mwari mubuze abaririmbyi bangahe? mwari mubuze 2 cyangwa ni 3? ni 2 kuko hari n'undi twabuze mu gihe cyashize ibyo ni ibya kera byari byararangiye. bya mbere nanze kwinjira mu bya kera yego nashatse kwinjira ku by'uyu munsi kugira ngo tumenye uko bihagaze ndetse turi buganire byinshi mu by'ukuri ariko akantu nagira ngo usorezeho ko numvise ibihuha nagira ngo maramatsiko abantu bivuga ko mu kuva muri korali kwa bamwe bavuyemo bashobora kuba barajyanye na cano ibintu byaba ari ukuri? ni ukuvuga ngo ibyo byo ni ukuri ko umwe mu bayicungaga wari ufite imeri yayo kuko twaririnze kuri abantu benshi birekera umuntu umwe kugira ngo abe ari we uyicunga. yego rero kubera icyizere yari afitiye kandi ari nawe muyobozi byatumye uburenganzira bwose tubumuharira. urabizi ko abana b'Imana iyo bari kumwe baba bagomba kugirana icyizere, kwizerana no kuba umwe. Rega mutari n'umwe ngo mwizerane ubundi ntabwo umurimo wakorwa. yego rero we sinzi umutima wamujemo ahitamo kuyitwara ariko tubona ko nta n'impamvu niba yishatse kumva ko agomba kuyijyana abandi tutabigira intambara ngo bibe ibintu birebire kandi turi abakirisitu duhitamo kubimurekera kongera gutangira indi yacu iri hasi ariko twizeye neza ko nayo izazamuka. Wow, rero mu by'ukuri murabyiyumvira uyu ni Amiel turi kuvugana kandi mu by'ukuri yasangije amakuru yarateye amatsiko kuri benshi ndetse n'ukuri kw'indirimbo yitwa Humura. Murumva ko bahuye n'ikibazo gikomeye, bahuye n'ikigeragezo kubura abaririmbyi bari bakomeye, mu by'ukuri ntago biba byoroshye. Ese Amiel ntago watugezaho nibura abavuyemo amazina yabo kugira ngo n'ababakurikira bazabashe kubamenya, wenda unadusangize nimba uyu munsi wenda hagize ubujyanama bubaho ku bantu batandukanye, kuko n'abantu benshi baba badukurikiye hari igihe bashobora kubahamagara bakavuga ati rwose mwagerageje ko nta kintu gikomeye mwapfuye, dore ko kandi utumeneye abantu tubwira uti ntacyo twapfuye gikomeye, sinzi umutima wabasanze baragenda, nta kindi gikomeye gikakaye wenda twapfuye.
uyu munsi bashobora kubasanga bakavuga ati se mwagarutse rwose mu murimo ko twari tubakeneye tubashaka ko twabanye, uyu munsi mubona mwabakira? twebwe nta kibazo dufite, yego, kuko n'ubundi ntabwo twagize uruhare mu kuvuga ngo ntibagende, kandi bagize n'umutima bakavuga ngo turashaka gusa twagiye kwa bene data twicare tuganire, ibyo ntitwabyanga kuko icya mbere ni umurimo. yego, bose twakwemera kuwakira nta kibazo na kimwe gihari. urakoze cyane. hanyuma warumbajije utese ninde wagiye, havuyemo Elisa ari nawe wari umuyobozi wa korali. yego, kandi havamo na pilote, yego, waririmbaga Aruto. yo ndamubona rwose mu by'ukuri. ubwo rero hirya y'ibyo kuko n'ubundi twari umuryango. yego, kandi iyo havuyemo umuntu, umuryango iyo uvuyemo umuntu byanze bikunze ntabura kubabara. dore ko uriya mugabo Elisa ntabwo twashidikanya yuko ari ibuye ry'inyuma ryari rya Yesu araje mu by'ukuri, ryari ishyiga ry'inyuma pe. ubwo rero uko twari bane, urabona umujishi ubundi twari twariyemeje kuririmba turi bane, tuvuga ngo umujishi duteruye mungana, ubu ugizwe n'abantu bane, iyo havuyemo umwe umujishi uhitugwa. natwe rero niko byatugendekeye, ntaho twabyifuzaga rwose, byabayeho bisa nkaho bitunguranye, ariko Imana ishimwe kuko iyo yazanye izindi mbaraga kandi zikomeye kuruta iza mbere, ubu gukora zimeze neza. ntabwo uyu mugoroba byaba bigaragara yuko umwuka w'Imana akora, kuko Imana irebera iherezo mu itangiriro, ikaba yaraboherereje abo bantu ibizi neza ibizaba ahari. wagira ngo Imana niko yari yarabiteguye, ariko burya ibintu byose bigira impamvu yabyo. yego, ni nayo mpamvu tutakuruka tunabitindaho, kuba haravuyemo hamwe hakaza abandi, wenda hari icyo Imana yashaka gukora kirenze icya mbere. kandi nako nabibonye kuko ubu korali nibwo iri kuririmba neza, nubwo wenda abantu bazi ngo yarasenyutse, ariko nibwo iri kuririmba neza ku rwego wumva rushimishije. ubundi naganiriye n'umuntu niwe watumye ahubwo nifuza no kuganira namwe, ambwira ati nyamara Yesu araje iri kuririmba neza muri iyi minsi, imeze neza. ni ukuri ndabibashimiye cyane, kandi kuba mwari kumuhimba indirimbo ikomeza imitima nk'iriya, indirimbo rwose imeze neza. nabonye amashusho yayo, mbona ni amashusho rwose y'icyitegererezo, mbona murakomeye, mumeze neza. abo baririmbyi bashya nabonye baratangiye kuririmba. Imana ibaha umugisha cyane Amiel. amena Didi, urakoze cyane. ni ukuri kuri iriya ndirimbo yindi rero watubwiye, iyo ndirimbo nshyashya yo mwayisohoye gute? mwari mufite ikihe gitekerezo mu by'ukuri ku buryo muhita mukora indirimbo muri icyo gihe kiruhanije gutyo, muhita mukora indirimbo zinkurikirane zimeze gutyo? iriya ndirimbo yitwa iyo ngiyo yitwa ibitangaza bitatu. ibitangaza bitatu. ntabwo mwaba mwarashatse hari gucyurira bariya abantu muti nubwo byagenze gutya ariko Imana yadukoreye ibitangaza? oya, ntabwo twabigize inyuro, kuko abana b'Imana iyo bari kubwiriza ubutumwa si ngombwa ngo bagire inyuro, ahubwo baba bagomba kubwiriza ubutumwa bukora ku bantu bose. yego, buri muntu wese akisanga mu kuvuga ngo iriya ndirimbo y'ibitangaza bitatu, icyatumye tuyikora ni iki? nawe ibaze ngo ni ibitangaza bitatu. yego, mu ijuru kugerayo urakumva, wowe ubwawe ni ukwibona ugeze mu bwami bwo mu ijuru. yego, ikindi igitangaza cya kabiri ni ukuburayo umuntu watekerezaga yuko ahari. wari uzi ngo runaka nkurikije imirimo ye myiza ndazamusanga. icya mbere ni ukwibonayo, ntibishoboka wazajya kubona ukabona ntumubonye. icyo ni igitangaza. icyo ni igitangaza cya kabiri. icya mbere ni ukwibonayo, ikindi cya kabiri ni ukubona uwo muntu watekerezaga ko yaba ahari. noneho ikindi igitangaza cya gatatu ahubwo ni ukubona umuntu utatekerezaga ko wahasanga. ukabona umubonye. umva abagenzi, niyo target twari tugendeyeho rwose pe. ndumva rero iyo ndirimbo umuntu wayanditse yari ari mu mbaraga y'umwuka. ninde wayanditse muvandimwe, nimba atari ibanga? iyo ndirimbo yanditswe na Yesu ataragenda.
yanditswe na Elisa ataragenda yari ataragenda rwose. ariko disi ya mugabo yari afite impano pe. Bo anyway gusa niko bigenda mu isi. Abadukurikiye mu kiganiro namwe murabyiyumvira, ni ukuri Yesu araje yatakaje umuntu w'inkingi ya mwamba, nawe aho ari wenda ashobora kuzakurikira iki kiganiro. Namwe mutandukanye mushobora kuzamuhamagara, ndabizi afite inshuti nyinshi z'umumaro, inshuti zimukunda zigendera, wenda bakazamugira inama ahari akazongera kugaruka muri Yesu araje. Ariko uyu munsi Yesu araje, reka twigane noneho imyubakire yubakitsemo, intego zanyu zihagaze zite, ese muri kuduteganyiriza ibiki? Nta gitaramo mudufitiye, nta gahunda nshyashya muri kuduteganyiriza, ni ukuduha indirimbo gusa? Korali Yesu araje dufite ibikorwa byinshi bitandukanye. Yego, ntabwo ari ugukora indirimbo gusa, nubwo nabwo ari ingenzi. yego, ariko dufite ibikorwa byo kuzajya dufasha abarwayi, yego, gufasha abababaye. Ibyo ni intego za buri munsi, ariko icya mbere nyine tubwiriza n'ubwo butumwa. ni ukuri. turimo turategura kuzakora konseri, turimo tuyiteganya mu kwa 12 biramutse bitabaye ibyanga. ubwo rero abakunzi bacu bazakomeze kugenda badukurikira, banadutera n'inkunga, n'ibyo bikorwa byose turi guteganya bajye baba hafi kugira ngo badufashe. Murabyiyumvira rero, ni Amiyeri turi kuganira ati ni ukudukurikira mukabana natwe muri byose, mukadutera inkunga, mukadufata mu mugongo, kandi ikiruta byose dufite gahunda z'igitaramo turi guteganya. Ese icyo gitaramo muri guteganya, nubwo wenda mukiri guteganya, abatari babizi, urusengero rwa Hermes Kamukina aho babarizwaga rwarasenyutse, bararwimuye. Ese hari ahantu muri gusengera kubibona mute? Niho muteganya kuzakorera? muri kubiteganya gute muri gahunda? Ko mbona turi mu kwa 11 kandi muracyari guteganya, tugeze mu kwa 12, ntabwo wenda murasaba urusengero mwakoreramo. Muzakorera hariya? Oya, ntabwo tuzakorera hariya. Twari twatekereje kureba ahandi hantu twabyimurira, kuko ari mu ntara yacu na Kacyiru niho twagombye kubikora, kuko ariko ntara none naho harafunze. Na Kagugu harafunze? Na Kagugu harafunze. Wasigaye ni kuri Bayirengo niho turi guteganya, turimo dusaba nitugira amahirwe bikadukundira, wenda bahaduha muri uko kwa 12, bahaduha mu kwa mbere. Uko biri kose, igihe bazaba batarafungura bakatwemera kuhaduha, tuzahakorera. Igihe nabo tubona bidashoboka, tukabona ko hari ahandi twakorera, twazabimenyesha abakunzi bacu, ariko ntabwo duteganya kuzakorera. Imana ishimwe cyane, ni ukuri. kandi murabyiyumviye yuko Yesu araje, nubwo bahuye n'ingorane ikomeye, ariko barakomeye, baravuga yuko bafite imbaraga, ndetse bavuga bati humura, ndetse ibitangaza 3 bizatangaza abantu mu ijuru. Uramenye nawe muvandimwe udukurikiye, utazabura, niko Yesu araje iri kubasaba. Reka twiganire Amiyeri, buriya izi ndirimbo zose ziri gukorerwa mu studio mu by'ukuri? Izo ndirimbo ziri gukorerwa muri Tepisa Studio, ariyo studio yanjye. Nkuko nabikubwiye ko indirimbo za korali nyinshi kuva kuri Nta Munyagara, kuva kuri za Nzaburuka, n'izindi nyinshi zakorerwaga hano, zikorerwa hano iwanjye. Bakunzi rero ba DDK TV Gospel Show, muri gukurikira namwe muri yumvira, mugene mwumva izi ndirimbo ebyiri tuganiriyeho, ndetse tuganiriye na Amiyeri. Mu by'ukuri namwe mwiyumvira uko zikoze, maze nahanyu kugira ngo mugane Amiyeri. Ni ukuri, ni nacyo twifuza, kandi mugane Yesu araje rwose. Nyuma y'uko bahuye n'inzitizi nyinshi, hari ntabwo mwari mubizi, ariko nicyo tubereho kugira ngo tubagezeho ibyo byose. Ni ukuri, Imana ibafashe, mugende mujye kuri channel ya Yesu araje, mukore subscribe, like na comment, kandi murebe mukurikire, kugira ngo ahari umugongo bacitseho kongera gutangira bushya. Iriya channel yari imaze kugera igihe cyiza cyane, yari isigaye binjiriza. Ariko Amiyeri, ko nibutse, buriya iriya channel mwari musigaye mugeze ku rwego rwo kuba mwabona nk'amafaranga angahe mu kwezi? Konzi ko twari tugeze ku 230.
buri kwezi mwinjizaga. urumva ko twayabonaga rwose. Ubu ni Yaradufasha gukora ayo mafaranga nta kibageraho yigerera kwa Elisa. ariko ibyo ubwo wenda nakubwiye ibintu byose Imana ibizi impamvu. Yego. Hari igihe Imana yabonye ko ari bwo buryo ki nawe wenda bwamuramiramo bukamufasha. Wow, reka rwose nawe aho arazadukurikira wenda ashaka kuzatubwira ati impamvu yabinteye ni cyangwa se akavuga ati ndashaka kugaruka. Nibaza yuko rwose namwe muzaba imfura, kandi ikindi icyo nifuriza abadukurikiye ni ukugira ngo noneho uyu munsi izina Yesu araje ntabwo ari izina ryubakiye ku muntu, ntabwo ari izina ryubakiye kuri runaka na runaka, ni izina Yesu araje twakunze ririmo ibihangano byiza dukunda bakiririmba kandi batubwiye ko bameze neza, natwe kandi turi kubyibona ko bameze neza. Abari bazi ngo Yesu araje yarasenyutse rwose, icyo kintu ni ikinyoma. Ni mugana ubwo cyano ya Yesu araje mubabe inyuma bongere basubire ku rwego bari bariho, kandi n'ukuri bizatunezeza. Tuzabona ko ari twebwe DDK TV Gospel Show, tuzabona yuko kudukurikira kwanyu bigirira umumaro amakora atandukanye. Reka ngushimire rero Amiyeri, tuganiriye byinshi n'ukuri kandi tukunezerewe cyane ko wifuje gusangiza abakunzi bose bazadukurikira n'abadukurikiye imva n'imvano y'ibibazo mwahuye nabyo, ndetse tukaba tuganira no kuri izi ndirimbo. Imana iguhe umugisha cyane. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kazi. Ni ukuri nagira ngo usoze wenda ubwira abakunzi ba DDK TV, ubabwira ido n'ido yawe, icyo ubifuzaho, inkungu basaba, ibitekerezo bashakaho, ndetse usoze unabasezera mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Abantu rwose bankurikiye, icya mbere ndabasaba inkunga y'amasengesho. Amen. Ikindi nkabasaba abenshi kugana Techstars Studio, ubishoboye uzabona ibikorwa byacu akabona bimushimishije, umva ni karibu, tuzamwakirana yombi, cyane cyane ko hari n'abakeneye kwiga umuziki, abakeneye kwiga gukora audio na video. Ibyo byose biri kuri Techstars Studio kwa Metro. Ibyo byose nibaza rwose bazabisanga aha ngaha. Iryo zina risubiremo witonze turyumve. Ni Techstars Studio. Techstars Studio. Yeah. Wow, wabyiyumviye. Bazaza hano tubafashe, ushaka kwiga gucuranga, ushaka kwiga kuririmba, ndetse na korali ikeneye umutoza. Ndi umutoza, kandi haba hari n'abandi benshi bakozi ba Techstars Studio babatoza. Nyakagire korali rwose ivuga ngo irashaka kuririmba neza ngo ibure uburyo, bajye batugana hano hanyuma tubafashe rwose. Hanyuma ndumva nakoza mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ubundi mwamwiyumviye umuvandimwe aratubwiye, atuganirije uburyo iriya video yakozwe, abaproducer bayikoze, ndetse atuganiriye byinshi. Mwabyiyumviye namwe, nicyo tuba dukeneye kugira ngo tubagezeho ido n'ido, tubagezeho se bimeze bite, ese wowe ubibona ute mu by'ukuri? Ni nayo title y'ikiganiro, ubibona ute? Ese wagira nama ki? Uyu murimo turimo, inama nyinshi turaziganiriye, tuganire ku nama y'umurimo, ingorane abahanzi bahura nazo, ibibazo bakubitana nabyo mu buzima, ingorane bahuye nazo. Ni ukuri, ariko mwumvise ko nubwo ibyo byose byabaye ntabwo bacitse intege, barakomeye kandi barakomeje. Uwiteka akomeze kubana namwe, turabakunda cyane. Ciao ciao. DDK TV Gospel Show.